Reka ngusubize nizere ko umeze neza mu bice bitandukanye uherereyemo. Hanyuma rero nihuse cyane, reka ngugezeho amakuru arimo kugenda avugwa mu Rwanda, amakuru yaciye igikuba cyangwa se amakuru arimo kugenda avugwaho byinshi bigiye bitandukanye. Nge nitwa Kelody, hanyuma rero iyi ni MK TV show. Aya makuru rero rikanyahere kuri iyi ngiyi. Abantu bataramenyekana mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga bagerageje kwiba ibikoresho byo ku munara wa sosiyete y'itumanaho imwe mu zikorera mu Rwanda uhereye mu mudugudu wa Munyinya, akagari ka Ruri mu murenge wa Shyogwe. Ariko rero abaturage batabaza inzego z'umutekano, ababyibaga babitaho ngaho barahunga basiga imodoka yabo. Hanyuma rero abaturage bagaragaje ko kandi aba bakekwaho ubujura bakoze mu gihe umuzamu usanzwe urindiye umunara yari yagiye gufata amafunguro iwe mu rugo. Bavuga yuko abantu baje ku itariki 20 Gicurasi 2026 bitwaje imodoka batangira gupakira bimwe mu bikoresho by'uyu munara birimo amabatiri awufasha gukora. Ariko rero babonye ibyo bikorwa bahita batabaza, bituma bakekwaho ubujura bata imodoka n'ibyo bari bamaze gupakira, barangije bakizwa n'amaguru. Mukakarangwa Marisiana, umwe mu baturage batuye hafi y'uyu munara, yavuze ko babonye abantu bari kuri uwo munara mu masaha ya saa 7 z'amanywa, ariko rero batari bazi icyo bagamije. Ati twari hano dutora ibishyimbo, mbona abantu bari hariya ku munara, naramanutse ngeze hafi yabo mbona imodoka ihagaze n'abandi bantu bazamuka iruhande rwawo, umuzamu nawe yahise agera. Abo bantu babonye turi kuhagera bahita biruka. Rusagara Albert usanzwe akora akazi ko kurara irondo ry'umwuga yavuze ko amakuru yatanzwe n'umuturage witwa Delphine ari yabafashije gutahura uwo mugambi. Ati kubera ko dufite irondo rikora ku manywa, Delphine yaduhamagaye atubwira ko hari abantu barimo gukuramo ibikoresho mu munara babishyira mu modoka, twese tuzamuka twiruka kuko twari hafi aho ngaho. Tugezeyo bahita biruka. Bari banamaze iminsi baza aha, bivuze yuko babaga barimo biga nyine ikibuga. Undi muturage witwa Uwineza Clarisse nawe yavuze ko abaturage bahuruye maze bamara kuhagera bamaze kumenya ko hari abantu bageragezaga kwiba amabatiri yo muri uwo munara. Ati abaturage bahise bahurura, abarimo bapakira amabatiri mu modoka bahise biruka, hasigara umushoferi. We yavugaga ko abantu bamuhaye akazi ko gutwara ibintu, ariko nyuma nawe yaje kubacika. Inzego z'umutekano zahise zihagera zitwara imodoka, ariko aba bajura bo ntibafashwe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga bwaboneyeho gusaba abaturage gukomeza kugira uruhare mu kwicungira umutekano, bakorana bya hafi n'abanyerondo ndetse n'inzego z'umutekano, kuko abashobora guhungabanya umutekano baba bari ahantu hose kandi abanyerondo badashobora kuba hose icyarimwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe Nsengimana Oswald yavuze ko abaturage n'irondo bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo gutanga amakuru ku gihe kuri icyo gikorwa kigayitse cy'ubujura bwarimo bukorerwa kuri uyu munara. Ati twamenye amakuru ko hari abantu 4 binjiye muri uwo munara bigize abakozi b'ikigo cy'itumanaho barimo gupakira amabatiri mu modoka. Irondo ryahise riduhamagara, natwe tubaza kuri iyo sosiyete bireba, batubwira yuko abo bantu atari abakozi babo. Babonye abaturage n'irondo babimenye bahita birukanka cyane basiga imodoka n'ibyo bari bibye. Uyu muyobozi rero yavuze ko imodoka yakoreshwaga muri icyo gikorwa yajyanwe na polisi, ubu ikaba ifungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhanga mu gihe iperereza rigikomeje. Yakomeje asaba abaturage gukomeza kuba maso no gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano cyangwa se kwangiza ibikorwa remezo bajye bafatwa hakiri kare. Mu yandi makuru kandi, nzaba nitwa Isipari w'imyaka 29 mu mudugudu wa Rurembo, akagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu, akarere ka Rubavu, ukekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 nyuma yo kumushukisha umutobe cyangwa se ji n'amafaranga 300 yatawe muri Yombi. Amakuru haravuga yuko uyu mwana w'umukobwa uvuka mu karere ka Rutsiro yari amaze amezi arenga 2 atuye muri uwo mudugudu wa Rurembo, akagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu, aho yari yaraje gufasha imirimo imwe n'imwe nyina wabo urwaye. Abaturanyi b'uyu mwana bavuga ko kuwa 9 Gicurasi 2026 yari kumwe n'undi mukobwa baturanye ubwo bagendaga bagahura n'uwo mugabo uvugwaho kumusambanya mbere washakaga kubasambanya bombi, ababeshya yuko afite imodoka azabaho umunyenga, akabagurira ji ndetse akabaha n'amafaranga, uretse yuko umwe yanze kubyemera undi akemeranya nawe kuzongera guhura. Amakuru akomeza avuga yuko tariki 11 Gicurasi uwo mwana yasubiye guhura n'uwo mugabo akamugura ji koko nk'uko yari yarambimwemereye. Ubwo ngo akimara kuyinywa yahise amera nk'uzengereye, bituma atangira kumva nta mbaraga afite. Nyuma uwo mugabo wese amujyana mu murima wari hafi aho ngaho, aba ari naho amusambanyiriza.
yamuhaye amafaranga 300 gusa y'u Rwanda yari yaramwemereye, anamubwira yuko naramuka bivuze azamushaka yarangiza akamwica. Uyu mwana ngo ntiyahise bivuga kubera ubwoba yari afite, uretse yuko abo bana batangiye kubona impinduka kuri we zirimo kunanirwa kwicara n'ibindi. Ibyatumye yifashishwa wa mwana bagendana wavuze ko ari umugabo wamusambanyije wari warabanje kubashuka bombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Rwibasira Jean Bosco yabwiye ikinyamakuru gikorera hano mu Rwanda ko uwo mugabo yahise atabwa muri yombi, ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Gisenyi kugira ngo akurikiranwe. Yasabye ababyeyi gukomeza gukurikirana abana babo no kubaganiriza ku buryo bwo kwirinda abashobora kubashukisha ibintu bito bakabasambanya. Anasaba abana kujya batanga amakuru hakiri kare igihe cyose bahuye n'ihohoterwa kugira ngo bahabwe ubufasha bwihuse, ndetse n'abakekwaho ibyaha nk'ibyo babihanirwe, dore ko uhamijwe n'urukiko iki cyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 ahanishwa igifungo cya burundu nk'uko bigenwa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 059/223 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023. Tugera ku musozo, reka nkubwire yuko mu karere ka Nyanza inzego z'umutekano ku bufatanye n'ubuyobozi bataye muri yombi Bangwiha uzwi ku izina rya Mugoyi ukekwaho gucuruza inyama z'imbwa mu baturage. Uyu mugabo w'imyaka 44 y'amavuko yafatiwe mu murenge wa Busasamana, akagari ka Nyanza, umudugudu wa Kavumu, nyuma y'amakuru yatanzwe n'abaturage bafatanyije n'abanyerondo na daso. Amakuru arivuga yuko uyu mugabo yari asanzwe azwiho gukora imirimo yo kubaga amatungo yabazi. Amakuru ahari avuga yuko uyu mugabo wari usanzwe azwiho gukora imirimo yo kubaga amatungo yabazi imbwa ayicuruza mu baturage. Amakuru ahari avuga yuko uyu mugabo wari usanzwe uzwiho gukora imirimo yo kubaga amatungo yabazi imbwa akayicuruza mu baturage, nyuma akaza gufatanwa bimwe mu bice byayo byo hejuru, ibyo nyir'ubwite yemeye avuga yuko ibyo hasi yabiriye. Uyu Mugoyi ubwo yagezwaga imbere y'inzego z'ubuyobozi yemeye yuko asanzwe arya inyama z'imbwa kuva kera, ndetse ko nta kibazo zigeze zimutera. Inzego z'ubuyobozi za Busasamana zatangaje ko uwo mugabo afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana mu gihe agikomeje iperereza ku byo akekwaho. Nubwo kugeza ubu amategeko y'u Rwanda adahana umuntu wariye inyama z'imbwa, amategeko ahari ahana buri umwe wese ugaburira abandi inyama z'inyamaswa zitemewe kuribwa cyangwa se zitujuje ubuziranenge. Ibi bibaye mu gihe hirya no hino mu gihugu hakigaragara bamwe bacuruza inyama z'imbwa ku bagenzi bamwe na bamwe bakora ingendo mu modoka. Ibyo abaturage bavuga yuko byakagombye kwigwaho bigashakirwa ibihano byihariye mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo. Nitwe Dikelo ndagushimiye ku kanya kawe wafashe ugakurikira inkuru kuva itangiye kugera ku musozo. Reka dusubire mu nkuru zikurikira, hanyuma birababaje kubona buri munsi uza ugakurikira inkuru zacu ariko ukaba utakanda subscribe, ukaba utaduhereza comment, like nayo yaba nziza, share yaba akarusho. Hanyuma reka dusubire mu nkuru zikurikira.